mutagatifu duhimbaza ku itariki ya 19 Nyakanga. Hari mutagatifu Macrina, hari mutagatifu Ora. Iri zina Ora rikaba rifite n'andi mazina arikomokaho nka Oriane, Orea, Ornera, Orore, ariko ayo yose akaba akomoka kuri Ora. Ora ni isugi yahawe Imana mu kinyejana cya 9, akaba yarapfuye amaze imyaka 30 ari umubikira. Ubwo yari ajyanywe imbere y'urukiko azira ko ari umukristo, bamweretse ibyicisho kandi bamubwira ko bari bumwice bamushinyaguriye, bamubwira bamutera ubwoba. Ora agize ubwoba ashaka kwemera ibyo bamutegekaga, ariko nyuma y'akanya gato arigarura akomera ku kwemera kwe. Ibyo rero birakaza abishi be, maze bamuca umutwe bamujugunya mu mugezi. Turahimbaza kandi mutagatifu Epaphras, umwe mu bigishwa ba Paulo mutagatifu. Hari mutagatifu Simaki wabaye umupapa wa 51 muri Kiliziya, wabayeho mu mpera z'ikinyejana cya 5 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 6. Turahimbaza kandi mutagatifu Macrina nk'uko nabivuze, akaba ari nawe ngiye kubagezaho bimwe mu byaranze ubuzima n'imibereho bya mutagatifu Macrina. Macrina yabayeho mu kinyejana cya 4, akaba ari umukobwa w'imfura mu muryango w'iwabo wari abakristo cyane. Uwo muryango wavutsemo abandi batagatifu bazwi nka Bazili wa Cesare, Gerigori wa Nice na mutagatifu Petero wa Sebaste. Abo bose bakaba baravukanaga na mutagatifu Macrina duhimbaza ku itariki ya 19 Nyakanga. Mama wa Macrina yanze ko umwana we arerwa n'umukozi, kandi ari wo muco wari weze icyo gihe, maze ahitamo kumwirerera, amutoza umuco wa gikristo, amutoza gukunda no gusoma ijambo ry'Imana, cyane cyane igitabo cya Zaburi, igitabo cyamufashaga mu bihe byose by'ubuzima bwa buri munsi. Macrina afite imyaka 12 gusa. Kubera uburere n'imico ye, hari benshi bari bamaze gusaba ko bashyingiranwa nawe, ariko Macrina we yahisemo kwiyegurira Imana, ubundi akibera iruhande rwa mama we wari umaze gupfakara. Nuko urugo rwabo ruhinduka nka monasteri ntoya, akabana na mama we, bagasenga, bagakora ibikorwa by'urukundo, bakakira n'abantu benshi bazaga babagana. Muri ubu buzima yarabayeho we n'umubyeyi we, abavandimwe ba Macrina, Bazira na Gerigori, baje kubona ko mushiki wabo ari icyitegererezo ku bangavu bashakaga kwiha Imana. Ubwo Macrina yari ageze mu minsi ye ya nyuma, Gerigori yamubaye hafi aramurwaza, ariko nubwo yari arembye, wabonaga afite imbaraga za roho. Ibyo bitangazwa na mutagatifu Gerigori. Mu bihe bye bya nyuma, we n'abari bamukikije batekerezaga cyane kwizuka n'ubuzima bushya Macrina yaragiye kwinjiramo.
mutagatifu Makrina ajya gupfa yasenze agira ati: Nyagasani, wadukijije ubwoba bw'urupfu, maze utwereka ko iherezo ry'ubuzima bwacu hano ku isi ari intangiriro y'ubuzima nyabwo kandi buzahoraho iteka. Umva gutakamba kwanjye kandi unsubize, numve nduhutse, maze igihe nzaba ntakiri muri uyu mubiri nzatunguke iwawe nta bwandu n'iminkanyari ku ruhanga rwa roho yanjye. Amaze kuvuga iryo jambo, mutagatifu Makrina yahise yitaba Imana. Hari ku itariki ya 19 Nyakanga. Umunsi mwiza ku bahimbaza abazina b'abatagatifu nka Makrina, Ora cyangwa Oriane, Oreya, Ornera na Aurore, mutagatifu Epaphras na mutagatifu Makrina. Mwese mugire umunsi mwiza w'abazina banyu batagatifu.